nongeye gushima Imana uyu munsi w'amateraniro kandi mbahaye ikaze bene data bavandimwe itorero ry'Imana ndetse n'abandi dufatanyije kuba imbere y'Imana batari hano bari kure ariko dufatanyije mu buryo bw'ikoranabuhanga kubw'ijambo ry'Imana n'iteraniro ry'uyu munsi. Imana ibahe umugisha kandi bagiriye neza. Nukuri ndabasengera Imana mu izina rya Yesu kugira ngo Imana ibahe ibisubizo by'abantu yishimira kandi mu butumwa bwiza, ndetse ijambo ry'Imana ribabere ko ibyo kurya by'ubugingo, kandi ijambo ry'Imana ribabere igisubizo, ndetse Imana igumane namwe uyu munsi ndetse n'ahazaza hose. Imana ishimwe cyane. Ijambo Imana iduhaye uyu munsi kandi tuzazirikana muri iki cyumweru ni ijambo ritubwira ngo ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana, reka twongere dusome n'ubundi hano muri Matayo igice cya 12, kandi ni ukuri Imana itugenderere kugira ngo iri jambo duhawe ribe ijambo riba inkingi mu bitekerezo byacu, ndetse ribe ijambo rituyobora mu migendere yacu no mu mikorere yacu. Matayo 12 umurongo wa 22 ngo maze umwami Yesu bamuzanira impumyi yari ikiragi itewe na dayimoni arayikiza. Uwari ikiragi avuga ubwo, kandi arahumuka. Abantu bose baratangara baravuga bati mbese aho uyu si we mwene Dawidi? Ngo ariko abafarisayo babyumvise baravuga bati uyu nta wundi umuha kwirukana abadayimoni keretse Belizebuli umutware w'abadayimoni. Imana itugirire neza, Imana idusange. Bene data, ndagira ngo uyu munsi dufite iri jambo twibuke kandi tuzirikane ko abafarisayo ubundi mu mibereho yabo bari abantu bazi ibyanditswe byera, bari abantu babishushanya ku myambaro bambara ndetse bakabitega ku ngofero mu ruhanga, kugira ngo ubabona aturutse kure wese abone yuko bafite kwizera. Ariko urebye iyi nkuru dusomye ndetse tugiye kuganiraho, turabona ko aba bantu b'abafarisayo bitaga ko ari abantu basobanukiwe iby'idini cyane, bateje agahinda ndetse batuma twibaza twigenzura kugira ngo natwe tutazisanga tumeze nk'abafarisayo. Ijambo ry'Imana yatubwira hariya muri Matayo, umwami Yesu bati benshi bazambaza kuri uwo munsi bati ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe, ntitwaririmbaga muri korari. Ngo umwami Yesu azavuga ati sinigeze mbamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Ni ngombwa ko uyu munsi dutekereza kuri iri jambo ubwami bw'Imana. Umwami Yesu atwigisha gusenga, yavuze ati nimujya gusenga mujye mugira mutya muti data wa twese uri mu ijuru. Nuvuga ngo tugomba gusenga data wa twese uri mu ijuru, noneho tugashyira icyubahiro cy'Imana hejuru, izina ryawe ryubahwe. Ariko twaba tugiye gusaba, tugasaba iki? Ubwami bwawe buze, ubwami bw'Imana buze. Ubwami bw'Imana buze ni ukuvuga ngo ahantu Imana iri haba ari ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ubwami bwawe buze. Ahangaha rero turabona buryo ki n'ubundi umwami Yesu Kristo ubwo yari ari ahangaha bakamuzanira umuntu ufite ikibazo, umurwayi wabanaga n'ubumuga bwo kutareba, yabanaga n'ubumuga bwo kutumva. Ndagerageza gutekereza ngasanga hari ukuntu yageragezaga gusora ibintu by'amajwi bitumvikana, cyangwa se akagira ibintu akubita kugira ngo ahari abantu bamenye ko hari, uko biri kose yari afite ikibazo gikomeye cyane. Tekereza aramutse ari nk'umwana wawe, ntabasha kumva, ntabasha kuvuga. Tekereza aramutse ari mwene wanyu, ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko Imana ishimwe cyane kuko yaje guhura n'umwami Yesu. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nuko umwami Yesu aramukiza, maze uwari impumyi arahumuka. Imana ishimwe cyane. Hari ibibazo byinshi cyane, kandi ibibazo byo mu buryo bw'umwuka bizana ingaruka. Hari ukuntu abantu biroha mu kuramya ibigirwamana. Hari ahantu usanga abapfumu bakorera Satani ku mugaragaro. Mu bindi bihugu byo ugasanga bafite karitsiye ku buryo baba bashoreranye ari abapfumu bakorera aho ngaho. Abantu bakabasanga kugira ngo babakemurire ibibazo, bababwire ahazaza, bababwire ese ubu bucuruzi agiye gukora buzunguka, ese iriya nzu agiye kwimukiramo azayigiriramo amahoro. Usanga abapfumu bahari. Mu bindi bihugu usanga bashyirana nimero do telefone hariya, bakandikaho nimero kugira ngo ubashaka bahamagara. Bakoresha imbaraga z'umwijima. Ahandi ugasanga bararamya ibigirwamana, bakabisenga ku mihanda, bakabipfukamira aho abantu bahurira.
ibyo ni ibibazo byo mu mwuka kandi bizana akaga. Niyo mpamvu usanga abantu bafite ibibazo byo mu mutwe ari benshi, ugasanga abantu babuze amahoro ndetse bariyahura, ugasanga amakimbirane mu ngo, ugasanga hari aho usanga urubyiruko rufata ibiyobyabwenge ku muhanda ku mugaragaro rwose nta no kwihisha, kubera baba bati ni uburenganzira bwacu, reka dufate ibyo twumva dushaka. Ni akaga gakomeye cyane, ariko Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo. Umwami Yesu abasha gukiza ufite ubumuga bwo kutareba akareba, abasha gukiza ufite ubumuga bwo kutumva kumva, abasha kwinjira mu mutima w'umuntu wabaswe n'ibyo byose n'ibiyobyabwenge n'amakimbirane, Umwami Yesu akamuhindura. Ariko reka nkubwire ngo abasha guhindura na wa munyedini udashaka kwera imbuto, wa wundi udasobanukiwe ubuntu bw'Imana, wa wundi ugendera ku bintu yibwira ko ibyo akora ari byo bituma Imana imwemera, wa wundi w'umuhanga guca imanza no gutungana intoki, wa wundi ugerageza kugaragaza mu bandi ko akiranuka, ariko wamusanga iwe mu rugo ugasanga yabaye undi wundi. Uwo nguwo nawe iyo yemereye Imana ku bw'agakiza n'ubutumwa bwiza abasha guhinduka icyaremwe gishya. Aba bafarisayo rero bitiranyaga ibintu, bakitiranya Umwami Yesu, ntabwo bamusobanukiwe. Umwami Yesu yakomeje abasobanurira, nufata umwanya wawe ukomeze usome, arababwira ati ese noneho ibyo muvuga ni ibiki? Ntabwo Satani yakwirwanya ko ari utuma abadayimoni se yabirukana gute? Ariko ndababwira ko udafatanya nanjye arasandaza, uwo ntabwo ari uwanjye. Ni ngombwa ko uyu munsi bene data tugomba gufatanya n'Umwami Yesu, tukagirana ubumwe, akaba muri twebwe natwe tukaba muri we. Imana ishimwe cyane, akaba muri twebwe natwe tukaba muri we. Imana ishimwe cyane, kandi ni ukuri Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero ufata ukomeje ijambo ry'Imana. Niba Umwami Yesu Kristo yaravuze ati ibyifuzo muzagenda gusengera mujye musaba ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ubwami bwawe buze. Ndetse muri Matayo 6:33 ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose muzabyongerera. Uyu munsi twibaza ikibazo, nawe wibaza ikibazo, ese mbanza gushaka ubwami bw'Imana? Ese iyo mfashe umwanya wo gusenga mba ndi gusengera ibihe byifuzo? Ijambo ry'Imana ko rimbwira ngo banza ushake ubwami bw'Imana, nuvuga ngo banza ushyire imbaraga zawe mu ivugabutumwa ndetse na misiyo, mu gusobanurira abantu inzira yo guhura n'Imana, kuko ibindi byose uzabyongererwa. Ijambo ry'Imana ni ukuri, Imana ntabwo ibeshya. Mureke muri iki cyumweru dutekereze gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo maze ibindi tuzabyongererwa. Imana ishimwe cyane. Mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, byose muhore mushima, mu bibaho byose. Bya bindi bikunejeje ushima Imana, bya bindi bikubabaje ushima Imana, nihagira ukugambanira ushima Imana. Ngira ngo Daniyeli, iyo urebye Daniyeli cyane cyane mu gice cya 6 umurongo wa 10, ngo nuko Daniyeli akomeza gusenga ashima Imana nubwo bari bamaze kumugambanira, nubwo bamuciraga igico ndetse ngo yishwe, ariko Daniyeli asenga ashima Imana. Ntabwo yakutse umutima, nta nubwo yarakariye abamugambaniye, ahubwo yakomeje gahunda yo gusenga. Imana ishimwe cyane, yakomeje kwigira imbere y'Imana ashima Imana. Kubera iki? Kuko Daniyeli ikintu cyatumaga ashyiramo imbaraga ni ugushaka ubwami bw'Imana. Ageze i Babuloni aravuga ati ntabwo ngomba kwiyanduza nubwo ntari iwacu, nubwo aho nari ndi iwacu bari banzi yuko n'ubundi ndi umuheburayo nizera Imana kandi narobanuwe nkaba ndi wo mu muryango w'ibwami, ariko nubwo ngeze mu mahanga ndagomba kurinda ubuhamya bwanjye. Mureke turinde ubuhamya bwacu. Ingingo 3 z'ijambo ry'uyu munsi. Ingingo ya mbere, iyo wakiriye Yesu ubwami bw'Imana bukuzaho. Imana ishimwe cyane, ubwami bw'Imana bukuzaho, Imana ikagendana nawe, ikagendana nawe kandi ikakurinda. Niyo mpamvu Umwami Yesu Kristo yababwiye ati mwavaho mugubwa gitumo n'ubwami bw'Imana. Kubera iki? Kuko ndi hano kandi Imana iri muri jyewe, kandi ibyo nkora nibyo Data yantumye. Atudafatanya nanjye rero arasandaza, nta kundi nuko bimeze. Iyo wakiriye Yesu kuko uhinduka umwana w'Imana, noneho Umwami Yesu akakubwira ati genda na Data tuzaza tugumane nawe. Imana ishimwe cyane. Imana iraza ikagumana natwe,
imana imwe mu butatu, maze ubutatu bwera bw'imana bukabana natwe. Rero mbere ya byose icyo tugomba gukora ni ukwizera no kwakira Yesu. Niyo ntambwe ya mbere. N'umurwayi narwara, mbere yuko ukora byinshi, banza umufashe yakire Yesu. Abo Yesu Kristo yahuraga nabo barwaye, ntabwo yabakizaga uburwayi gusa, oya, yabanzaga gukiza imitima yabo, yabanzaga kubafasha ngo bahure n'Imana, yabanzaga kubafasha kugira ngo bagarure ishusho y'Imana, bahumeke umwuka Imana yabahaye. Imana ishimwe cyane. Iyo wakiriye Yesu rero, ubwami bw'Imana buba buri kumwe nawe. Reka nkwinginge muri iki cyumweru, ahantu uzagera ujye uvuga ubwami bw'Imana buri kumwe nanjye, kuko iryo ni ijambo ry'Imana kandi ni ukuri. Ingingo ya kabiri rero, umaze kwakira Yesu birumvikana, ni ukwikomeza mu ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana rikakubera urumuri, rikakumurikira, rikakuyobora, kandi ugasenga uri mu ijambo ry'Imana. Umunyezaburi 119:105 ati ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Mu nzira tugendamo tujye twumva ko hari ijambo ry'Imana ryatubereye umucyo wo kutumurikira kugira ngo tumenye ko tugenda. Yesu ati jyewe na Data tuzaza tugumane nawe. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ribe muri twe rigwiriye kandi rifite ibikwiriye byose, kandi tube twiteguye kurishyira mu bikorwa, atari ukurisoma ngo cyangwa se ngo turyumve twigendere, oya, ahubwo twemere kugengwa n'ijambo ry'Imana. Ingingo ya gatatu rero, reka nkubwire ngo umaze kwakira Yesu, ugafata ijambo ry'Imana ukarigira inkingi, ukemera ko rikuyobora, ugasenga Imana uri mu ijambo ry'Imana, icya gatatu, Imana izaza igaragaze kandi ikore mu buryo bw'igitangaza. Abamarayika bazaza bakore. Ubwo Mose n'Abisirayeli bari bageze ku nyanja itukura, ntabwo cyari ikibazo cyoroshye, byari bikomeye cyane. Ariko icyo gihe Imana yaraje irigaragaza. Hariya mu Kuva 14 ngo nuko Mose abwira Abisirayeli avuga ati mva rero, uyu munsi mwihagararire gusa murebe gutabarwa Uwiteka Imana igiye kubazanira uyu munsi, kubera ko Abanyegiputa mwabonaga mutazongera kubabona ukundi. Imana ishimwe cyane. Imana iraza igakora, abamarayika baraza bagakora. Hariya mu gihe cy'itorero rya mbere mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 12 ngo nuko Herode yari yashyekewe ari kwica abakozi b'Imana, none ashyira na Petero mu nzu y'imbohe. Aravuga ati uyu nguyu we ejo muzaze murebe ibye. Ariko reka nkubwire ngo bene Data bari baramaze kwakira agakiza, bafashe umwanya muto wo gusenga, basengera Petero, maze marayika aragenda afungura inzu y'imbohe, afungura umuryango, Petero arasohoka. Maze bukeye bwaho, umurongo wa 23 wo mu byakozwe n'intumwa 12 ngo nuko marayika araza kumbanya Herode, uwo mwanya agwinyo, ataramara n'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri apfuye. Kubera iki? Kuko yageragezaga gutoteza ubwoko bw'Imana. Reka nkubwire ngo ugerageza kuguteza ibibazo, burya Imana ibye nawe hari ukuntu ibigenza. Ntabwo tugomba kwirwanira kuko dufite Imana, ubwami bw'Imana. Kubw'ibyo rero ntutinye kandi ntukuke umutima, wikomeze ku ijambo ry'Imana, usengere ubwami bw'Imana. Kibe icyifuzo ushyira imbere y'Imana, uti Imana ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze aho ntuye, ubwami bwawe buze aho ngenda, ubwami bwawe buze. Abanyeshuri muri hano musengere ubwami bw'Imana ku bigo mwigamo, kugira ngo ubwami bw'Imana buboneke no mu mashuri mwinjiramo mugiye kwiga, mugiye gukora ibizamini, mumenye ngo ubwami bw'Imana buri kumwe namwe. Imana ishimwe cyane. Namwe abakozi muri hano, icyo ukora cyose nuvuga ngo ugikora uzi ngo ubwami bw'Imana buri kumwe nawe. Imana ishimwe cyane. Hano rero ngo nuko umwami Yesu Kristo, uwo bamuzaniye afite ikibazo, umwami Yesu aragikemura. Ngo yesheje umugisha mu izina rya Yesu, kugira ngo uyu munsi uri imbere y'Imana, turi kumwe uyu munsi mu materaniro, ndetse waba uri hano cyangwa uri ahandi, Imana ikugire neza kandi igukemurire ikibazo, kuko Imana ishobora byose. Reka tumenye ngo iyo wakiriye Yesu Kristo, ubu urusengero rw'Imana, umwuka wera agatura muri wowe, ubwo ubwami bw'Imana bugendera muri wowe, nawe ukagendera mu bwami bw'Imana. Bityo rero Imana irashaka kukwereka ibihamya muri iki cyumweru byuko iri kumwe nawe, maze ubwami bwawe bukaba mu rugo rwawe, ubwami bwayo bukaba muri gahunda zawe, ubwami bw'Imana bukaba muri wowe kandi ukabugenderamo, kuko uri umwana w'Imana. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe imbazwa w'icyubahiro, Mana y'agakiza kacu,
uri Imana igira neza wohereje Yesu Kristo, kandi ni ukuri agenda hano ku isi uwo bahuraga nawe afite ikibazo yaragikemuraga akagisubiza. Natwe twaje imbere yawe Mana uyu munsi mu izina rya Yesu kugira ngo ubwami bwawe butware muri twebwe, kandi waje afite icyifuzo wese ndetse n'uri kure twafatanyije ijambo ry'uyu munsi ubashe kumubera igisubizo, maze ubwami bwawe bubashe kugaragara ndetse ubwami bw'umwijima bubashe guhunga mu izina rya Yesu. Urakoze Mana yacu, Mana nzima, Mana nziza ko ubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.